Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha twafashe intego yo kubwira abantu ibyiza byabo bakiriho ntuzagire ugenda ngo wicuze ngo kutamubwiye ko umukunda kutamubwiye ko umushimira kutamubwiye ko ari umuntu udasanzwe bimubwira ubu ngubu bimubwira byumva bimubwira gihari nibwo bizagira umumaro kuri we ndetse no kuri wowe rero turabakunda cyane urukundo bararutanga urukundo ntibaruvuga ntago umuntu yirirwa ubwira umuntu ngo ndagukunda ahubwo umuntu amwereka ko amukunda rero ni kuri Mubwire TV twababwiye ko twabazaniye na Mubwire Studio rero turafotora nabonye ari abantu bambaza muri comment mu bindi biganiro twashyizeho batubaza ngo ese ngo mushaka kuza no mu rugo ngo dufite bateme dufite indi minsi mikuru cyane rwose mu rugo muraduhamagara bwaba ari ubukwe bwaba ari ayandi ibindi birori byo byose tuba duhari kugira ngo tuze dufatanye namwe kugira ngo ibirori byanyu bigende neza mbibutse ko ifoto ari ingenzi ifoto ni ingenzi kandi ibihe byose uzacamo uzajya ufata ifoto nibwo uzabasha kumenya icyo Imana yakoze mu buzima bwawe cyangwa se nimba utanizera Imana uzamenya impinduka ziri mu buzima bwawe uzamenya nimba uri gukura cyangwa uri gusubira inyuma neza ifoto igenda kwibutsa ibihe wagiye unyuramo mutugane rero tubaha amafoto meza ndetse tubahe service nziza cyane abantu muri baza ngo ese ngo musanzwe mufotora musanzwe mubikora yego dusanzwe tubikora ahubwo nuko tutagiragaho tubarizwa tutari dufite address kuko dusanzwe dukora ibiganiro niko twanafotoraga ariko ntitwari dufite ahantu tubarizwa rero ubu ngubu turabarizwa Kimironko duteganye na MTN hari inzu ihari yitwa Kaze Plaza iyo nzu niho dukorera hejuru ya Sako aho ngaho wahita unabona icyapa cya Mubwire Studio cyangwa se ukaduhamagara kuri 0795 rimwe inshuro enye gatandatu gatandatu iyo ni nimero ya Mubwire Studio turagufasha kubijyanye n'amafoto kubijyanye n'ibirori iyo nimero niyo wahamagara kugira ngo tugufashe tuze tube mu birori byawe bigende neza nimuduteze imbere mudushyigikire hamwe namwe tuzagera kure ikindi rero ndashaka kubabwira ko umutayeri wa mbere ni Grace mumaze kubimenya abantu mushaka imyenda myiza mushaka kudodesha ibyo wifuza byose kudodesha uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda upfa kubuza imezire zawe muhamagare cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri 0788 Grace arakudodera kandi umwenda wawe azawuguhere ku gihe ni mu mugane atanga service nziza hanyuma mukeneye kwambara imyenda myiza ya caguwa uribaza imyenda ya caguwa ntikibaho uribaza ngo wayikura he mujye muri chic kwa Nunu muri Service Store urenze Access Bank niho nunakorera wamuhamagara kuri 0788 70 uwo ni Nunu aragufasha kugira ngo wambare neza use neza hanyuma bifuza imodoka nziza zijyanye n'igihe imodoka za hybrid Fabiola nawe arahari kugira ngo bahe imodoka nziza kuri 0788 uwo ni Fabiola arabafasha kugira ngo mubone imodoka nziza mugire imodoka zisobanutse mumuhamagare abafashe mubone imodoka ku biciro byiza uyu munsi rero nk'ibisanzwe mumaze kumenyera iyo tutakoze surprise dukora ibiganiro bisanzwe byabasha kudufasha nta muntu tujya twibasira ahubwo nibyo kungurana ibitekerezo kugira ngo twungurane ndetse turusheho kunguka ubwenge cyangwa turusheho gusobanukirwa uyu munsi rero nifuje kubabwira ikintu cyagufasha guhora wishimye ese ukeneye kwishima ukeneye kubaho unezerewe ukeneye kubaho utekanye nta kintu kikubuza ibyishimo byawe giye kubabwira rero ibintu byakurinda byaguha kubaho wishimye icyambere ugomba gutekereza kugira ngo bigufashe guhora wishimye nimba uyu munsi bimeze neza tekereza ko ejo bishobora kuba bitameze neza ikindi nimba bimeze nabi tekereza ko ejo byagenda neza rero bizagufasha iki bizagufasha kutagira stress kutagutwarira ibyishimo ngo nugera mu gihe kibi ngo ugire panic uvuga ngo ese ko byagenze gutya oya ibihe nyine birahinduka ibyo nubisetinga mu mutwe wawe ukabuhize ngo uyu munsi bishobora kuba byiza ejo cyangwa bikaba bibi uyu munsi ni bibi ariko ntibihoraho ejo byaba byiza bizatuma ikizakugeraho cyose ntago kizagukanga cyangwa ngo kiguhungabanye kizasanga ubuzima bwawe ntabwo babufite bwo guhura n'ibyiza cyangwa ibibi rero ibyo bintu nubyimenyerezwa bango ibyo nkuye nabyo umwanya ejo byahinduka ejo nubwo ubingibi ubuzima bubabaje nubwo ndi mu ngorane nibwo nimba umuryango wanjye wose warwaye nimba ndi mu bushomeri ejo
nzabona akazi, ejo ubuzima bwanjye buzagenda neza. Ibyo bintu nubisetinga mu mutwe bizajya bituma ubaho mu buzima budafite stress, mu buzima budafite panique, mu buzima nyine uhore wishimye ibihe byose, nibikuzaho bisange umeze neza. Icyo kintu kiri mu bintu bizagufasha kubaho uzi neza ko ibihe byose bijya bigera ku muntu kandi bigahinduranya, bizatuma uhora wishimye, bizagufasha kubaho nta stress ufite, nta bwoba bw'ubuzima ufite, nta panique. Icyo ni icyambere. Icya kabiri rero ni ukumenya ibikunezeza, ugahitamo ibintu bikunezeza. Nimba ubizi neza ko hari abantu bakunezeza, hitamo kuba ubuzima bwawe umwanya munini uzajya ubana nabo. Nimba uzi neza ko hari ibintu bikunezeza, bikunezeza ari byo bigushimisha, ari byo bigutera courage, ari byo bituma useka, ibyo bintu biha umwanya wawe munini, ari byo uhugiramo, bizatuma ubaho mu buzima bwishimye, mu buzima nyine budafite impagarara, budafite ubwoba. Oya, kuko umwanya munini uzajya uri kumwe tuvuga urugero, nimba uri kumwe n'abana ukavuga ngo ngiyewe abana nizo ntege nke zanjye, abana nibo banezeza, ukaba ubizi ko kuba muri weekend waba uri kumwe n'abana wenda nabo mu muryango cyangwa se abana b'abaturanyi, cyangwa se nimba uri umurezi ukaba uri nyine ikintu uzi neza ko kikunezeza. Nimba ubizi neza ukavuga ati ngewe iyo ndi gukora amasuku, hari umushuti wanjye yongera ati iyo ndi kuzinga imyenda yanjye neza nyipanga neza muri garderobe, nicyo kintu cya mbere kinezeza. Ni urugero. Icyo kintu rero iyo uzi ikintu kikunezeza ugiha umwanya munini, ibyo bintu bigufasha kwishima ndetse no kubaho unezerewe. Ikintu cya gatatu rero, ntukigereranye. Abantu benshi dukunda kugira ingeso yo kwigereranya. Abana twavukiye rimwe bamaze kugira mu modoka, abana twavukiye rimwe bari kujya mu Bushinwa, bo twiganye bari abigaga inyuma yanjye shaho, baribona bakize basigaye bagenda gutya, baribona bubatse ngo bari ubona ariko disi ubu ngewe iyo mbyara mbere abana nanjye baba bari muri secondaire, reba uriya mwana twavukiye rimwe none yagize vuba yibyarira vuba abana be bari muri kaminuza. No, wikwigereranya. Nyurwa n'ubuzima bwawe, ba mu buzima bukunejeje, bizakurinda umubabaro, bizajya bituma ubaho wishimye, uvuge ngo iki ni igihe cyanjye kandi igihe cyanjye ndimo ngomba kucyenjoyinga. Wenjoyinga ubuzima bwawe, wenjoyinge nyine life uri kubamo ikuryohere, apana kwikompara. Nimba ubonye akazi ukaba ubona akazi wenda n'urugero ukora kakwakwinjiriza 500, wijye gutuma utvuga ngo mana ngo abandi bageze ku 500, abandi bageze kuri 600, buriya shaho uriya twatangiriye rimwe ibintu byo kuri YouTube amaze kugira abantu 100,000 bamukurikira, abamaze kugira abantu bameze gutya, usikoje ubundi bayabonye award. No, ryoherwa n'ubuzima bwawe, bizatuma ujye uhora ukeye mu maso, abantu banakubona kubaze ubusanga urabazwa ibibazo byo kwiyorwa kwaza wisiga iki, ese uba wari iki, niki kigutera ibyishimo. Ikintu kiguteye ibyishimo nta kindi kigutera kunezerwa, ahubwo wowe ntiwigeze wigereranya, ntiwigeze ujya muri panique yo kureba ngo bariya byagenze gutya na gutya, abandi barashatse, abandi barabyaye. Nyurwa n'igihe cyawe, igihe cyawe kikuryohere kandi ugikoreshe neza, ugikoreshe mu byiza ku buryo utazicuza ngo ujye uvuga ngo nataye igihe. Ikindi kintu rero, guha umwanya nyine n'inkabyande, guha umwanya ikintu kigushimisha, umwanya wawe ube mu bintu bikunezeza. Fata umwanya utekereze neza ku byiza wagezeho, fata umwanya wibuke ibyiza wagiye ugeraho, wibuke intego wari warihaye muri uyu mwaka zakunze, apana gore ureba mu bintu bitagenda neza. Nyakunda kubwira abantu bamwe Satani akoresha strategy zo kwereka abantu bitarakunda, ibi ntibirageraho, ibi ntibirakunda, busibi bizakunda. Ikizaguha imbaraga zo gutegereza ibitarakunda, kizatuma ugira ibyiringiro ko nibyo bizacamo, ni igitumye unezererwa ibyo wagezemo. Tekereza rero ibyo wakoretse, tekereza ibyo wagezeho, ndetse bimwe na bimwe utagezemo n'imbaraga ukabona ni imbaraga z'Imana. Ujye uhora wizeye, ujye uhora uryohewe, uvuga ngo nibi ngibi bizakunda. Nibyo by'ibyo, hanga amaso ibyakunze, hanga amaso ibyaciyemo, hanga amaso ibyo Kristo yakoze mu buzima bwawe, hanga amaso ibintu byagiye bikoreka ukaba ubizi neza, ukavuga ngo ibi bintu ni Imana yabibayemo, cyangwa se ibyo wifuzaga kugeraho wagiye ugeraho. Ibyo bintu nubihanga amaso ukajya uryoherwa mu buzima. Wagenda mu gitondo aho kwibuka ngo ufite inkweto imwe, ugahita wibuka ukavuga ngo n'iyi nkweto nayibonye ari ubuntu bw'Imana, nayibonye ni gift umuntu yamaye. No kuririra isaha 2
kandi n'iyi ngiyi mfite nta mbaraga nayishyizemo kugira ngo nyibone, ahubwo ni umuntu wangire neza amagifuti amereza isaha. Rero wita umutwe ngo ujye kwikompara n'abantu ngo uriya afite amasaha 2, uriya afite 3, afite yambara kwa mbere, afite yambara kwa gatanu, afite n'isaha yo muri weekend. No, afite isaha ajyana mu bukwe, afite isaha azana ku kazi. Ibyo ngibyo ujya kubyigereranya, ahubwo we ryoherwa n'ibyo wagiye ugeraho, ryoherwa n'ubuzima ubayemo, ryoherwa n'ibyo ufite, bizarushaho kugenda neza. Rero n'ibyo bintu nanje kubabwira byabafasha kuba mu buzima bwishimye, byabafasha guhora munezerewe, byabafasha guhora mutekanye, byabafasha kugira ngo ubuzima bwanyu bugende neza. Ndabakunda cyane, ni mudusure kuri Mubwire Studio. Mpari abakunzi banjye babantu munyandikira inbox mungira ko munkunda, ni muduha ubukwe tuzaba service nziza. Ntago ari twe bantu bo kubatenguha, ntago ari twe bantu bo kubakorera ibintu bibi. Ni muza n'abana bifotoze bafite ama anniversaire, namwe bantu bakuru mufite ama anniversaire, ni muze tubaha amafoto meza. Dutanga service nziza pe, ko tubabwira ibyiza niko tugomba gukora n'ibyiza. Mudushyigikire rero, munareba ibiganiro byacu, mukora subscribe, mukora share, mukora like, mukora comment. Ni ukuri hamwe namwe tuzagera kure. Turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe.